Mbere ko igitsina ari cyo gishoro, ibintu bavuga ko bituma uburaya bukomeza kwiyongera hirya no hino. Reka tubaze mugenzi wacu Louis Patrick Muhirwa. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali aha bumvikana bagaragaza ko bahangayikishijwe n'abakobwa kuri ubu, bavuga ko banze gukora imirimo runaka isanzwe, aho usanga bishora mu ngeso z'uburaya ku bwinshi, bakumva ko kuba waravutse uri umukobwa gusa bihagije muri iki gihe. Ntabwo ari byiza n'uko usanga umukobwa ugasanga umukobwa ari kumwe n'umuhungu aho bari kumwe saa moya za nijoro aho ngaho, nta kindi nta kandi kazi yakora. Ibyo ni ibintu byiza hano muri karitsiye, ni ibintu byiza hano muri karitsiye. Umwana w'umukobwa asanga nta kintu yakora, umubyeyi aramuvuga ugasanga ntacyo yakora. Ibyo ni ibintu byeze rwose, bagacuruza nyine ibyabo kuko nta kandi kazi nta kindi bakora. N'akazi ko mu rugo hari igihe bakanga, ugasanga uriya mukobwa nyine yigiye uri kwigendera, uri kumwe n'abandi bahungu aho ngaho, utabwira ati wenda jya no gukora n'akazi ko mu rugo, kavuga ati reka njye narakuze. N'injoro ugasanga wenda bihegekanya ahantu gutya, bari kumwe gutya. Niko bimeze, aba ari ukwiyandarika, ni ukwiyandarika, ni uko biba bimeze ko abana b'iki gihe. Ka kazi nyine akazi ke nyine ni ubwo buraya, ni ubwo buraya bamutunze. Ntabwo bose ari kimwe, hari n'abanga gukora bakigira inda inoze bakagira uburara. Twumva twabivugaho ko abana bacu baba bazima bagakora akazi keza, uburaya ntibabukore. Ntabwo twaba twishimiye ko baba ubudaya pe. Wenda urabona umwana tuvuge wenda nka kuri aba adafite akazi, baba bariho bigira nk'indaya, ntibahari nabwo namwe mubireba se. Ariko afite akazi akorera amafaranga, ntabwo ibyo buraya yabukora. Muri iyi minsi urebye bireze cyane, ariko ntabwo ari imyumvire mizima. Umuntu wese yagakwiriye gushishikara agashaka icyo gukora kimuteza imbere. Ibintu byo kwicuruza ntabwo ari ibintu byiza washishikariza umuntu. Ahanini urabona abana bo muri iyi minsi bafite ubunebwe, ntibashaka gukora, nyine akumva ko ari bugende gutyo akinjiza atavunitse. Ariko igihe icyo ari cyo cyose wumva ko uzinjiza utavunitse, ubundi ayo mafaranga nta kintu yakumarira. Aba baturage bagakomeza bagaragaza ko ibi bigira ingaruka, kuko usanga bibaviramo ibyago kwandura indwara zidakira n'izindi zishingiye ku buzima bubi iyo bamaze gukura, ingaruka zigera no ku babyeyi b'ababyaye. Ntabwo ari ibintu bikwiye nyine ku bantu b'ababyeyi. Nizeye kuko umukobwa nyine aragenda bakamukubita nk'iyenda bakamutera iyo nda, ugasanga n'ubundi agarukiye hehe mu rugo, ugasanga umubyeyi niwe ugize ikibazo. Aba ari ibishuko bibashuka bakaba barwara sida, yakabaye yakoresha amaboko ye nyine akaba muzima, agakora nyine agakora akazi. Ibyo tuba dushaka ababyeyi, agomba gukora akazi agakoresha ya mafaranga yakoreye. Ariko ababyeyi tukabateza umuco ntibabe indaya, bakaba abana bazima. Gushaka imirimo biba bisaba ngo akore nyine yiteze imbere, aho kugira ngo yigire ikirari ejo arware sida. Agomba gukora nyine agashaka imibereho. Mu gusaza kwe niyo yabaye indaya usanga nyine sida imwishe, ni ukumushyingura. None se nyine akomeza akaba indaya se sida imufata? Ushobora kugira akabwira icyo gihe gukora uburaya, ugasanga avanyemo indwara yarapfuye. Ntabwo byaramba kabiri gatatu abasaza, ejo abo bagabo ntibaba bakimukeneye yashaje. Ariko iyo uri mu kazi gasanzwe wikorera akazi ako ari ko kose kemewe, nyine urakora, uko ugenda ukura niko ugira experience, aho ugasanga abantu baraza kugushakisha kubera ufite ya experience mu kazi. Nta hantu rero bihuriye n'ibyo ngibyo. Aba babyeyi bagasaba abakobwa kureka iyi myumvire yo kumva ko batungwa n'imibiri yabo bakayishora mu buraya, banga gukora indi mirimo nayo yakabatunze. Kubashishikariza nyine bakabireka, kuko ntabwo aba ari byiza, ntabwo aba ari byiza. Ababyeyi nyine ni uguhoza bakababwira ati ibyo bintu murimo si byo, bakabireka. Amubwira nti ibyo nabireke arebe utuntu azajya akora k'akazi yakora, ariko ubusambanyi akabureka. Njye namakangurira gukora, bagakoresha imbaraga zabo, ubwo umutwe bagatekereza nyine, bagashaka amafaranga ariko bayavunikiye, bana kujya kwicuruza. Agashaka akazi ko gukora akagakora, yacuruza, ni byinshi byo gukora biba bihari. Nabagira inama yo gukora rwose ibintu by'uburaya bakabireka. Abagifite iyo myumvire igomba guhinduka. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuri ibi bigaragazwa n'aba baturage,
Gusa ariko umuvugizi w'uyu mujyi Emma Claudine Ntirenganya ntiyabasha kutwitaba ku murongo wa telefone mu nshuro zose twamuhamagaye, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyabasha kubusubiza. Nubwo bimeze uko, gusa ariko polisi y'igihugu iherutse kugaragaza ko ntawe ukwiye kurangwa n'imyumvire ndetse n'imyitwarire irimo itaboneye mu gihugu. Uyu ni ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'igihugu ubigarukaho. Rwose ikintu cy'ubwomanzi, burara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, house party, ahantu hose nabyo twabihagurukiye. Aho muzayibona hose mutubwire, namwe mu byamagane, ariko nabyo turabihagurukira. Twongeye tugaruke ku murongo. Ibi biriho mu gihe kuri ubu usanga abakobwa benshi bishora mu buraya ku bwinshi, biganjemo n'abakiri bato cyane. Abenshi mu babukora bakabamo umubare munini w'igitsina gore usanga wanga gukora imirimo imwe n'imwe itandukanye nk'uko aba baturage babivuga. Ibirushaho no kurema imyumvire nk'iyi mu bana bakiri bato cyane, ibakangurira kurushaho kugana uyu mwuga wo kwicuruza. Bikaba ikibazo gikomeye cyugarije umuryango, bagamije gushaka icyo bita ubuzima byihuse. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali. Hari abaturage bavuga ko kutabona akazi kajyanye n'ibyo abarangije amashuri bize bibadindiza mu iterambere ndetse bikagira n'ingaruka ku iterambere ry'igihugu. Babiganirije umunyamakuru wacu Nsengiyumva Gisa Steven. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, iyo wazengurutse ubura n'urujya n'uruza rw'abantu baba bajya mu kazi ndetse n'abavayo, baba bize n'abatarize. Bamwe mu bize amashuri atandukanye baba ko usanga bakora akazi gahabanye n'ibyo bize, nkaho usanga umuntu yarize ubuganga ariko nyamara ukamusanga ari gukora ubucuruzi cyangwa se undi murimo utandukanye n'ibyo yize. Ibyo bavuga ko byari intandaro n'ibura ry'akazi, bityo bigatuma umuntu yisanga mu kazi gahabanye n'ibyo yize. Uko mbyakira mbona kuri iyi minsi araba ari ugushakisha ahantu hose, ntabwo bavuga ngo uzakora icyo wize. Hari n'igihe uba warahisemo amahitamo mabi cyangwa se ku kintu wize atari cyo kiri kuri mu maraso, ariko nyamara nyine icyo uri gukora ari cyo nyine wiyumvamo ari nacyo kiri mu maraso, nyine ukumva ari nabyo ukunze. Nubwo wenda waba uri kuvura ariko atari byo ushaka, binaguha amafaranga menshi, ariko hari n'igihe ushobora kuba ukora ikintu utagikunda. Uzakora akazi ku firingi gusa, firingi ntabwo yakishyurira umwana ishuri, ntiyakishyura inzu, uvuga ngo ndambara neza, ngo ndakora iki, ariko n'amafaranga uri kubona. Icyo mbona cyo ni uko nyine amafaranga kuri iki gihe ibintu byarahenze, tugomba kwiga ubundi buryo nyine bwo kuba twakoreramo amafaranga. Iyo utakoze ibintu wigiye urumva nawe byo ntabwo byaba ari byo, wivanze mu bintu by'akazi kawe utegeze wiga. Igihe uba warize amara kwiga wanarangiza ukabura akazi, bigasaba yuko ujya gukora igikarani ugakora iki kugira ngo imibereho yawe igende. Ariko muri iki gihe amahirwe y'abantu benshi ntabwo ibyo wigiye ari byo wita ukora, kuko urabona muri iki kigaragara ubushobozi bw'akazi kawe kabaye gake, ariko ibyo wigiye si byo ukora. Ukanisha iyo ukigira ububaji ariko si byo uri gukora, si byo ntugire icyo mbere muri ibyo wigiye byose, ntugire ibyo hagati y'ubukanishi cyangwa kubaza, ntugire umurimo wose ukora ukagira, ukaba wakora ibindi, ukajya mu mujyi ukaba wakora igikarani, wakoropa, byose birashoboka. Mbega ukajya no kwa muganga baratera ngira ngo niko babyita, terwa nawe aho ubonye iri. Kandi bemeza ko bafata umwanzuro wo kugana imirimo itandukanye n'ibyo bizeye mu rwego rwo kugira ngo birinde ubushomeri. Bikaba ari byo bari banasaba n'inzego za leta kuba zahanga imirimo yisumbuye kurushaho, by'umwihariko igendanye n'ubumenyi butangwa mu mashuri atandukanye. Kugira ngo usiba kwiba cyangwa ngo ujye kwandagura, ukora akazi nyine ugasanzwe ugakora igikwabo cyakubeshaho, ariko wenda kwiba byo ntabwo urimo. Kuri iki gihe uvuga ngo uburezi ubu ngubu wenda cyane nk'abarimu, nese umwarimu niba udakunda inyungu, wenda hari ikindi kintu yagakwiye kuba akora, yaba akizi cyangwa se atakizi, ariko kikamuha amafaranga, icyo kintu yagikora. Nese umuntu akagambanira undi mushuti we, si uko aba ashaka amafaranga.
bamuhaye amafaranga burya ashaka ntabwo yajya mu bindi. Burya leta ibinavuga ngo munyihangira imirimo, ntabwo ivuga ku bashomeri gusa. Leta nayo ntabwo bigize nese umurimo wose ukoze uba ubona nta kintu kiri kuvamo. Uburebye benshi muyisanga iyi mirimo itandukanye babiterwa no kubura amahitamo bigendanye n'ibyo bize. Impuguke mu burezi hamwe n'ubukungu nazo zigaragaza ko abantu benshi bakwisanga mu mirimo itandukanye n'ibyo bize kiba ari igihombo ku gihugu, kuko usanga bwa bumenyi bakuye mu mashuri batabashije kububyaza umusaruro uko bikwiye. Iyi ni ATV Ngendisengiyumva Gisa Steven i Kigali.